nakekaga ko twakuzanye ku kiyaga cya Ruhondo. Nujya ubona ahantu handitse ngo ati visiti Ruhondo, visiti Ruhondo, ujye umenya ko twakuzanye ku kiyaga cya Ruhondo. Ndakeka muri kukibona ariko ntabwo, kubera ko ibi biri kudukingiriza hano, ibi byatsi, ibi biti, ntabwo turi kuza kukibona neza, ariko ntaribi murebere hano Rumuri TV 250. Mwibuke gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere muhageze, ukande no kukazogera kugira ngo ibintu bigende neza. Rero my friends, hari abantu mutagize amahirwe yo kuvukira ku kiyaga, ariko mukaba mwaravukiye ahantu bacukura ibizenga byo kororeramo amafi. Abo bantu ndabasuhuje cyane, kandi nizere ko muri buze kuza hano tukabatembereza ku kiyaga cya Ruhondo, giherereye mu karere ka Musanze, intara n'amajyaruguru, umurenge ni Gashaki. Wahageze aho ukabaza ngo ikiyaga cya Ruhondo ni ikihe? Ati munyereke ikiyaga cya Ruhondo, ati munjyaneyo. Umva kabone nubwo nta biceri waba ufite, ni ukukujyanirayo ubusa, ariko wahamagara kuri nimero ndaza kuguha kuri screen, cyangwa se wareba kuri porofayile yanjye, nimero wazihabona, tukagutembereza ikiyaga cya Ruhondo, tukakwereka uburyo amafi aba arimo kogamo. Ni ibikomoka ku matungo, burya amafi ni ibikomoka ku matungo, kandi ngo iyo bibuze ku mafunguro yawe ya buri munsi, cyangwa se y'umwana wawe, ntabwo ajya akura neza. Rero mbashishikarije kuza nkabatembereza hano ku kiyaga cya Ruhondo. Ndakeka ndeba n'izo misozi zirimo hakurya, nazibatembereza, nubwo haba hakiri mu cyaro, ariko ndakeka ejo bundi hazaba ari umujyi, aho hose ubona. U Rwanda rega ni ruto, u Rwanda ni ruto. Uzasanga n'ejo bundi buriya nko mu myaka nk'itanu iri imbere, nko muri 2030, twubatse hejuru y'amazi twabuze aho twatura. Rero my friends, mudukandire subscribe pe, mudukandire like, mudusharinge n'abandi bantu bifuza kugera ku kiyaga cya Ruhondo, sibyo? Hariho mbega n'amahoteli meza, ku buryo wasohokanayo n'umukunzi wawe cyangwa se umuryango wawe, famiye. My friends, kabisa nimuzaze tubatembereze hano. Ibintu by'agaciro kuzaza kwifatanya natwe, natwe tukifatanya namwe. Muze tujoyininge ubuzima, tugende tubivuge ngo twamenyeje ahantu henshi mu gihugu. Nanjye muzakore video nk'iyi ngiyi munshimira, ati warakoze cyane. Harya ni ibintu by'agaciro iyo ubona nk'aka kavidewo, sibyo? Nk'aka kavidewo iyo ukabona nk'aha ngaha, ntabwo wari uhazi pe, sibyo? Ariko studio za Rumuri TV 250, sibyo? ziba zahakugejeje. Namwe muzakore video mutwereka ahantu tuzaza gutemberera, aho muherereye. Tuzaza nta mutima mubi, kandi ibyo muzakora tuzabishima. Yego, ndabemera kabisa, ndabemera. Gusa icyo mbisabiye ni support kabisa. Mudusapotinge Rumuri TV 250. Murabona ko ubu ngubu tugize subscribe 800 n'izindi 800 ngira ngo na 50 cyangwa 50 n'izindi, ariko kurengaho, ariko ni 850. Mudushigikire mukore subscribe, niyo y'ingenzi. Yego, mufungure n'akazogera kugira ngo tuzize dusohora video muzibonere igihe, mutacikanwa. Kandi turabakunda pe. Aga natwe nubwo kamera iba itameze neza, twifuza ko twese twifatanyije hamwe, studio za Rumuri TV 250, namwe bakunzi bo mu Rwanda cyangwa se
abadiyasipora, twifuza ko twagura ibikoresho tukaza tubakorera ibintu byiza, ibintu bikeye cyane gusumbya hano muri kureba. Ni ibintu by'agaciro rero, mudukunde mudusapotinge n'abandi bantu. Yego, ibiganiro byacu ndakeka bizaba ari byiza cyane, nibiba bigaragara amashusho neza niyaba yagaragara. Ciao ciao, mudukandire subscribe Urumuri TV 250. Naho njyewe nyita 2G Rwanda.